Reka twongere dushime Imana ku bw'amahirwe tugize yo kwiga ijambo ryayo kuri uyu munsi wa none. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko nicyo cyigisho turi kwigira hamwe muri iki gihembwe. Iki cyumweru dufite insanganyamatsiko ivuga ngo iminsi y'imperuka. Iminsi y'imperuka niyo nsanganyamatsiko y'iki cyumweru. Icyo kwibukwa kiraboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 13 umurongo waho wa 26 ndetse n'umurongo wa 27. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu afite ubushobozi bwinshi n'ubwiza. Azatuma abamarayika ateranye intore ze mu birere bine, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku mpera y'ijuru. Aya niyo magambo y'icyo kwibukwa turi kuzirikana cyane muri iki cyumweru. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ingingo y'ibindi byo kwigwa no kuzirikana. Mbere ko tujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi, dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimiye ko wabanye natwe muri iki cyumweru. Tukaba dushoje icyumweru cyose twigana ijambo ryawe. Turakwinginze rero kugira ngo ubane natwe kuri uyu munsi wa none, ubwo tujye kurebera hamwe ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Umwuka wawe wera azabane natwe. Ibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Iyo dusomye mu gitabo cyanditswe na Ellen White cyitwa Uyifuzwa ibihe byose, iyi ngingo ivuga ibyo ku musozi wa Elayono kuri paji yawe ya 493 ndetse na kugeza 501. Muri iyi si habera ibintu byinshi biteye ubwoba. Mu by'ukuri abantu batewe ubwoba n'ibibera kuri iyi si. Mbese twebwe nk'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi dufite amahirwe yo kuba dusobanukiwe n'ibibera ku isi. Ni gute dushobora kwereka abantu ibyiringiro dufite muri Yesu ndetse n'isezerano ryo kugaruka kwe? Kubera ko tutazi isaha n'umunsi azagarukiraho, dutegekwa kuba maso. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Nshuti mukundwa, nawe ndakwifuriza kugira ngo uzaboneke muri aba bagaragu bazasangwa bari maso ubwo databuja azaba agarutse. Aba b'amaso bategereje kugaruka kwa Yesu ntabwo bicara bakora ubusa. Gutegereza kugaruka kwa Kristo gukwiriye gutuma abantu batinya Imana, bagatinya imanza zizacirwa abanyabyaha. Gutegereza Kristo gukwiriye gukungarira abantu gusobanukirwa n'iby'icyaha gikomeye cyo kwirengagiza impano ikomeye y'imbabazi. Abategereje kugaruka k'umwami batunganya imitima yabo babikoresheje kumvira ukuri. Baba maso kandi bagakora kuko bazi ko umwami ageze ku rugi. Bagira umwete wo gufatanya n'abakozi b'ijuru mu kugeza agakiza ku bazimiye. Abo ni ibisonga bikiranuka by'ubwenge. Shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo. Nshuti mukundwa, dukwiye kuba maso tukitegura kugaruka kwa Kristo, maze ubwo databuja azaba agarutse azatugerere igerero igihe cyaryo. Babwira abantu ukuri gukenewe muri iki gihe. Niba witeguye kugaruka kwa Kristo, ukwiye kubwira abantu ukuri gukenewe muri iki gihe cya none. Nk'uko Enoke, Nowa, Aburahamu na Mose bavuze ukuri mu gihe cyabo, niko abakozi ba Kristo muri iki gihe baburira ab'iki gihe. Ni ukuri mukundwa, nawe niba witeguye kugaruka kwa Kristo,
dukwiye kwamamaza ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo nk'uko Enoki, Nowa, Aburahamu ndetse na Mose babigenje bavuga ukuri mu gihe cyabo. Natwe dukwiye kwambara ukuri maze tukabwira abo muri iki gihe cyacu ukuri. Icyo ni cyo ngusabiye muri aka kanya, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye nanone ku bw'amahirwe tugize yo kwiga ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze rero kugira ngo ubane natwe, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.